Iti abagabo babiri bafite ikibazo cyo kurwara mu mutwe bari bamaze igihe kirekire kwa muganga. Umunsi umwe babwira muganga ko bakize kandi ko bifuza gusubira mu buzima busanzwe bagafasha imiryango yabo. Muganga arababwira ati nimusubireyo muzagaruke ejo mwiteguye gutaha. Nabo baramushimira baragenda. Bukeye baraza maze muganga abanza kubakoresha ikizamini ngo arebe ko bahakize koko. Arababwira ati koko mumaze igihe kirekire hano ntabwo mwasubira mu rugo iwanyu nta kintu mujyanye. Nuko abaha amagi ngo bayararire maze bazayaturage batahane imishwi, maze umwe ahita yafata yihuta kugira ngo agire vuba azatahane imishwi ayabundikira muganga ari kumubona. Undi we yanga kuyafata. Muganga aramubaza ati kuki wowe utajyanye na mugenzi wawe? Ubwo yari yatangiye gukeka ko we yaba yakize. Maze nawe aramusubiza aterega muganga inkoko zose siko ari inkokokazi kuko njyewe ndi isake. Maze muganga arumirwa bahita babasubiza mu bitaro aho batererwa imiti yabo. Aterega muganga inkoko zose siko ari inkokokazi kuko njyewe ndi isake. Ntabwo isake irarira amagi ngayo ngoko.